mureke imikino twubura ibitabo. Ucyumva akagaseko, waba urakaye, waba waburaye, waba wirukanywe ku kazi n'ibindi byinshi byaba byaguteye agahinda, umubiri wawe utangira kuvubura ibyishimo ndetse n'akanyamuneza kakaza. Nta wundi tugiye kuganiraho n'umwe kuri ubu twese dufata nk'umwami w'abanyarwenya. Nta n'uwashidikanya kuvuga ko ari we wa mbere ku isi hose bitewe n'uko yatwaye imitima y'abayituye, kandi ndahamya neza ko nawe uri muri abo. Gusa uyu mugabo yakomeje kuyobera benshi, na n'ubu kandi aracyabacanga, dore ko mwe badatinya kumwitiranya no mugenzi we w'umukomediye Mitsutsu. Ndahamya nashidikanya ko mwese mwamaze kumenya uwo tugiye kuganiraho, tukamenya imvo n'imvano by'uyu mugabo. Nta wundi ni Kakajwi. Reka no kubatindira, nk'ibisanzwe nge tugiye kubana ndi Black Musema kweri. Nkwibutse ko ibi biganiro nta handi wabikura uretse kuri Nitwebami TV. Nitwebami TV. Oh yeah. Abenshi muribaza ngo Kakajwi ni muntu ki? Kakajwi yabonye izuba mu mwaka w'2000, avukira mu ntara y'Iburasira ryaryo, ndavuga izuba, iwabo w'abanyempano. Kakajwi akaba atavuka wenyine kuko avukana n'abandi bana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ikindi kandi wamumenyaho nuko ari we mwana w'imfura iwabo. Kakajwi akaba yaravukiye mu muryango ukennye, dore ko no kwiga kwe byari bigoye bitewe nuko yigaga muri 9 muri ya mashuri abenshi bita y'abakene. Nyamara nubwo yigagamo n'ubundi ntibaburaga kumwirukana ku ishuri, akamara igihe kinini atarasubirayo bitewe nuko ababyeyi be nta mafaranga babaga bafite. Kakajwi uyu mustari muzi yatangiye kwiga mu bigo byiza ari uko ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, ari nabwo yize boarding bwa mbere. Ese wowe uri gukurikira iki kiganiro wegeze wiga boarding? Ese niba warayize, wayize ryari? Reka twikomereze n'amateka y'uyu mugabo Kakajwi. Abenshi nawe urimo mwibaza kuri ririya zina Gatanazi, ese koko yaba ari se wa Kakajwi? Igisubizo ni oya, kubera ko nafashe agataro nkerekeza iwabo bwite wa Kakajwi, nahavuye menye byinshi utaruzi kuri uyu musore. Nk'uko nabikubwiye, umusaza Gatanazi ntabwo ari se wa Kakajwi. Bakundaga gutumirana iyo habaye ibirori iwabo, yaba byabereye iwabo wa Kakajwi cyangwa kwa muzehe Gatanazi. Uyu Gatanazi kandi niwe ahanini wagize uruhare mu kurangiza kwiga kwa Kakajwi, kuko mu gihe iwabo wa Kakajwi babaga babuzayo kwishyura ku ishuri, Gatanazi ari we wayamutangiriraga. Ibi byose rero bikaba ari byo byabaye intandaro y'uko Kakajwi ahitamo kuzajya yita umusaza papa we. Akaba ari byo mwumvaga abantu mungu wa Gatanazi, kugira ngo murabyiyumvira. Mwibutse ko iyi ari Nitwebami TV ukomeje gukurikirana. Abenshi mwakomeje kwibaza, ese koko Kakajwi aba muri Amerika cyangwa no kugira ngo abone abafana? Igisubizo ni yego. uko mubizi ndacyari mushasha muri Amerika, uko tubana meruka ari guteka ibirayi, ariko ndaje mu kibakura najya bika nsanga ari bishishwa gusa. Imungu ndamuzi yabishe, shaka mwereka ko ndi umunyamugisha. Atakayiko kanje agasahani kanje na cya kiko cyanjye navanye iwacu mu Rwanda cyitwa nzabirya paka bishize ku isi. Ngiye kureba mu cyumba cy'eshanda ndabizi yabihishe. Ntazingo ngiye ntabwo navuye kure nduwitawawe. Aho yajyanye na mushiki we, aho kuri ubu bose biga muri kaminuza, kandi kaminuza ikomeye cyane ya Oxford. Ni ahantu Imana itagukura nanaha itakugeza. Ese ujya wibaza aho Kakajwi yakuye igitekerezo cyo gukora biriya akora? Kakajwi yatubwiye aho yakuye igitekerezo turumirwa, dore ko ngo abikesha icyamamare mu muziki nyarwanda Bruce Melody. Ndabizi ugiye kumbaza ngo gute? Ese Bruce Melody kari umuhanzi, Kakajwi akaba umukomediye, byahuriye hehe? Ni igihe kimwe Bruce Melody yari amaze kuririmbira abadiaspora batuye muri Amerika. Bamubajije uko byagenze, nabo barashe ibyo twita imbogo mu kinyarwanda cyuzuye. Avuga icyongereza wagira ngo ni icy'abashumba bo muri Zimbabwe.
As I said, I'm from Kigali, I'm from Rwanda. I was born and raised there, and that's where I started my career as an artist. But you remember when I launched my 10 years event, like my 10 years celebration of my career in Kigali Arena. I'll be like, no, I'm from Rwanda. But now, here we are. Last year, I came here in America. I did my tour to promote my music. Twajyaga twumva ijambo Rwanda rw'ejo. By the time I was like, hari igihe kinini tuzaba dukura. Ariko, right now, Nitwebami. I will now welcome Claire Akamanzi from NBA Africa, who will be joined by Bruce Melody, a very own Rwandan musician. Thank you for joining us today. Muraho neza. Ngaho nyumvira icyo cyongereza. Ngayo nguko Kakajwi aho yakuye igitekerezo nawe niyatinzamo abakoze mu nganzo ubwonko bwarabukoresha koko ahiga mayeri yose yaza gusekamo Bruce Melody ngo nabimenye cyangwa ngo yiteranye. Abayikaraze mu binyabazungu bimuhindurira ijwi maze si ukuvuga arakomeza aravuga kugeza na n'ubu aracyavuga kandi koko nta n'umwe uramenya isura ya nyayo, ibyo twita original face. Kubona video ye ya mbere yakoze itangiye kumushyira ku rundi rwego, nawe niyatinzamo akomeza akora n'izindi nyinshi ari nako yigarurira imitima y'abatari bake ku gasura ke nk'ak'inkende guteranya akajwi gakiri igiti imitima y'abamukurikiye. Naguze mu rugo, naguze gatanazi muri patasi naguze iwacu mwa naguze iwacu kiwerewere. Ibindi wamumenya aho utaruzi nuko akigera muri Amerika ibiryo byaho ntibyigeze bimubanira na gato kuko yatangiye kurwara inzoka. Umva maze iminsi nararwaye kwa muganga neza bampaye imiti kunya biranga ndanasunikirije ariko n'imiswi zanze kuza. Kwa muganga barampimye babura indwara ubwo imisonga itangira gutera mu misatsi. Ayiga data ndagenda ndahorota neza sinkirya inda yavuyeho n'izihari uburwara bwabaye bwinshi rubaga impande yahise imfata imisonga ikazajya iterera mu kibuga igakubita nkumva na nyababyeyi itangiye kugira iseseme nkahita nduka namara gakuruka nkahita direct njya muri wese nakwikanira hakaza akayaga. Hari ukuntu wikanira hakaza akayaga gusa yaje gukira kuri ubu akaba ameze neza. Kakajwi uwo mwumva, Kakajwi uwo mukunda, ububoha ibyishimo bya buri munsi mukarara museka bamwe bakibagirwa kubumba akanwa. Nibyaje kumugendekera neza muri Amerika dore ko baherutse kumwirukana ubu akaba barizwa mu Rwanda. Dore Nyabugogo sasa dore ahantu nari nkumbuye mana we dore abamotari yo dore iki cyana dore mukecuru ambuka vuba batagwanyo dore binjagera z'abamotari zitagira gahunda dore izinyegera nazo ingegera z'abamotari zigira ubugegera. Ni inkuru yababaje abatari bake nyuma yo kubona Kakajwi agenda yerekana za Nyabugogo nk'utahazi ngaho mu Gatsata, Karuruma, ku Gisozi ndetse n'ahandi hatandukanye wagira ngo nahazi. Ese mu by'ukuri Kakajwi ubundi yarasanzwe ahazi? Ni ikibazo nanjye nibaza kandi ndakeka nawe ukibaza. Gute waba uri umunyamujyi ukayoberwa Nyabugogo naho handi hose twavuze? Gusa amakuru mbafitiye nuko Kakajwi ari umunyacyaro kumbe utuye pfiyo za Nyamasheke. Kakajwi akigera mu cyaro cyo kwa Gatanazi yasanze naho harabaye muri paradizo. Gusa igikorwa twashimiraho uyu mugabo nuko yubakiye Gatanazi
inzu y'akataraboneka, inzu nziza cyane, yewe anamushyiriramo umuriro w'amashanyarazi. Yamuguriye ibyo kurya, amuremera n'amafaranga ari hejuru ya miliyoni 10, n'abaturanyi ntiyabibagiwe nabo arabaremera. Tugiye gukora ubushakashatsi n'ubusesenguzi turebe niba Kakajwi azasubira muri Amerika cyangwa akaguma mu Rwanda, dore ko u Rwanda yasanze ari rwiza. Ndagushimiye wowe wakomeje kubana nanjye ikiganiro kigitangira kugeza gisoje. Iyi ni Nitwebami TV, nkusaba gukora subscribe, share, comment ndetse na like niba wagikunze. Njye mwari kumwe ndi Black Musema kweri. Ciao ciao. Nitwebami TV, oh yeah.